Musenyeri wa diyoseze ya Shyira tubonye ari igikorwa kibaye ahangaha, sinzi niba ari ubwa mbere cyangwa se bwaba ari ubwa kangahe mukoze ibintu byo kwitangisha abakirisitu ku rusengero nk'uru nguru. Uratubwira amavu n'amavuko y'uru rusengero, se batangiye kurwubaka ryari, ese n'urwo basenye cyangwa se n'urwo bashimbuje rwari ruhari cyangwa se n'urundi ruracyahari? Murakoze cyane. Uru rusengero ni urwa Kabyaza ni mu Ubucidikoni Bwa Gasebeya, kandi bamaze imyaka hafi 4 n'igice bubaka. Twifuje ko barangiza, ariko urumva ko twanyuze no muri Covid, tunyura mu bihe bigoye, bisa nkaho bibashubije inyuma. Uyu munsi rero twavuze ngo reka tuze nka diyoseze, tuze nk'amadepartoma yose dufatanye nabo gushakisha inkunga. Uyu munsi twarawuteguye, abakirisitu barawuteguye, abantu bitanze. Twaje hano mu gitondo, dukoze fundraising, turangije tubonye miliyoni 22 n'ibihumbi 400. Ibi biratwereka imbaraga dufite iyo twahuje imbaraga, biratwereka inyota abanyarwanda bafite yo kwihesha agaciro. Ibi biratwereka ngo nta wundi uzatwubakira uretse twebwe. Kubw'iyo mpamvu rero nkabashima iyi paruwase ya Kabyaza, nkabashima Ubucidikoni Bwa Gasebeya, nkabashimira amadepartema yose yo muri diyoseze ya Shyira, bahagurutse bazanye amafaranga arenga miliyoni 10. Iki gikorwa cyanejeje, kandi ndasaba ko dukomeza dutya, kuko uwiyubakira ntabwo asigana. Ese nyiricyubahiro Musenyeri, hari uburyo mwaje muteganya amafaranga byibuze mubonye? Ese murabona hari icyo agiye kongera? Se ashobora kuba yarangiza kurusakara, cyangwa se n'ubundi mirimo iracyakomeza y'ubwitange? Mwakoze cyane. Twaje tuzi ko turi bwitange, ariko byarengeje icyo twatekerezaga. Biduhaye icyizere ko dufite imbaraga, kandi ndakeka ko dushobora kuba tubonye nibura igice cy'amafaranga dukeneye kugira ngo uru rusengero rube rwasakarwa. Ariko hari ubushobozi n'ubushake, byose tuzabikora, kuko ntabwo amafaranga ariyo yonyine akenewe, hakenewe n'ubwitange, kandi ibyo byose turabifite. Murakoze nyiricyubahiro Musenyeri. Dusoza ku kibazo cya nyuma, ese ibi bintu by'ubumwe, gushyira hamwe kw'abakirisitu, gushyira hamwe kw'abacidikoni batandukanye, amaparuwase atandukanye yagiye akora uburyo bwo kugira ngo azamure iyi paruwase ya Kabyaza, ubucidikoni bwose nabonye bateraniye ahangaha. Ese mu by'ukuri ni ubuhe butumwa wagenera abakirisitu, by'umwihariko abanyakabyaza babonye abantu baturutse kure baje kubatera ingabo mu bitugu? Ibi ngibi biratwereka ko abakristo turi umwe. Murabizi ko hari abashyitsi baje baturutse mu yandi matorero, nko muri ADPR hari umubyeyi nawe waje aritanga. Hari abakristo bavuye impande, bose baje gufatanya. Ubu bumwe nibwo dusangamo, ntabwo tujya dukora igikorwa ngo tugikore twenyine. Aba bacidikoni ni ikipe ikomeye, ahari igikorwa bose baraza bagatanga nk'ubucidikoni, ariko bagatanga nk'abantu ku giti cyabo. Ibi rero ngewe biranyereka yuko dufite imbaraga, kandi ubushobozi buri hagati muri twe. Iyo twamenye Imana, nta kintu Imana itadushoboza. Murakoze nyiricyubahiro Musenyeri, turabashimiye ku gikorwa cyiza mukoreye ahangaha Kabyaza. Ndakeka bwaba ari ubwa mbere, sinzi niba ari ubwa mbere, wenda byibuze mukoze ibintu byo kwitangisha. Nyiricyubahiro Musenyeri wambaye ikamba ry'ubwepiskopi. Mwakoze cyane. Ntabwo ari ubwa mbere, tugiye twitanga ahantu hatandukanye, kandi turakomeje. Murakoze cyane.